ni wowe se ngwino ariko ngwino mubwira ari se kuri kwihisha biti igira hino ariko ahubwo n'abantu muri kumwe oya ngwino nta kibazo ngwino hano nta kibazo yewe ngwino waje ariko mama ngwino mubwire mama harakantu nshaka kuratira ngwino ariko urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ntabwo niyumvisha ukuntu ahantu nka mudafite ikosora ibyo bishoboka bite no baby ni gute wasohokanye ahantu nk'ahangaha batagira ikosora baby no nakosora mufite koko ikosora imbaraga z'abagabo. Wow, darling, mamenye ibanga. My boo. Yes, darling. Ikosora ntirikabure mu rugo rwanjye. Of course. Umugore wanyweye ikosora ahorana akanyamuneza. Ushaka kurangura ikosora hamagana nimero ziri kuri screen yawe. Just get to the end. Umugore ushaka kuzana abasize imyenda muri saro yanjye ni njye gusanga naje gusanga muri rugo umugore wahukanye akagenda wumvaga se imyenda muri saro isikora muri saro iyo ni isengeri umugore ushaka kunzana mu rugo rwanjye aranzi rwose aranzi kurusha shunga aranzi gutekerezeho ibintu uvugiye anga nta nubwo banje gutekereza ko tugomba kubiganiraho Derry mu biganiro mwiki akuribwira ko njye mugore wa mbere urabizi neza cyane nabyuze tubiganiro bwa mbere nagusanze hano se wowe yarantaye wowe nagusanze hano umushinzwe kumenya business zanjye nanjye umushinzwe kumenya impamvu yantaye yantaye kandi mumbabarire musujeke fine ibyo nababwiye mwadufite mugomba kubana hano mu mahoro imyenda ubyanze acishe nagenda amasengeri muri salo wabaye umugore ushaka gise birarenze kuzana muri rugo uzi ngo birarenze ibyo nibyo yankundiye shuri wa byankundiye rwose ibyo byatumye tubyarana sha gashika nkubwiza ukuri urabizi kuri inshuti yanjye pe nta n'ikintu na kimwe ushobora kukwima ariko ubu tuvugana ruyasigaye bano na Kadete baraje Gonde urumva dore baraje ngo ruwi yaraje yase kandi urabizi ko ruwakuzi yavuye hanze umva yaraje nagiye kubona mbona nguyeho numbaze ngo yarabudutse numbaze ngo byagenze bite ubu sindi gushakira amata ku kimasa sha umva uravuze ngo ruwi yaraje umva yaraje uziko nitwa kibanze byakunde ko ngucumbikira ntago byakunda rwose nibishoboka ndapfuye rero ubu se ndajya hehe mahoro muntu niringiye nagwamakanyira rwose ahantu nabaga bamvumbuye polisi ntumbaze nayo ukuntu yahamenye kandi urabizi giye nabaye n'umugore w'umutima ubu nsigaye ndi umwana mwiza sigaye menye ibyanjye byo mu rugo rwanjye ibyahandi rwose ntumbaze oya mahoro ntago wambwira rwose gutyo turi inshuti ntago wantererana gutyo ntago byakunda ubwo nabangiye kwisenya umva nkubwire ruwi n'ubundi arasanzwe anzi sibyo ariko ameruka kera kuba nazi nabi urabizi ko kuzi nabi oya na uko ahise uribuka yuko yajyaga dushinja ngo turinda yanjye nawe tujya kwegurisha urabiyobewe umva ndashaka uburyo mwana babarira ndakwingenza sibyo
Anita nyoherereza wa mukobwa w'umucina yitwa no mukora ku manywa. Aha Sofia senda him. Yes, come in. Karame boss, nari ngitabye. Sure. Bite. Sofia. Yes. Ngo witwa Sofia. Watangiye gukora hano ryari? Twaba dufitanye n'undi mwana wa kabiri ugiye kuvuka. Bisekana imbere ka. Vuga ikiri ku mutima cyose cyawe ukivuge kirangira ugende. Umva mbasabe kandi gatoya. Nababwiye mugomba gutuza mukabana mu. Uri umugore wanjye ntabwo nakureka ngo ugende. Uyu nawe ni umugore wanjye yaje hano tubane. Muragomba guterana amagambo. Ese undi kucyome ko dusezana uzi ko ufite. Ese mwasezeraniye? Mwasezeraniye? Yeka nkubaza kandi gatoya. Abagabo tuje dukunda gukora amakosa. Niba narakoze ikosa the past. Bikaba bimbere ikibazo uyu munsi. So, bigende bite. Mureke sagende kubera imyaka yose abayeho turi kumwe yarabaye iki? Ataraza mu rugo rwanjye. Umugore w'injije ubwo agiye kubana n'umugabo ataramajije ubundi buzima yabayemo mbere. Mu bantu utazi ko afite n'umwana injije tete vide. Horangiza ngo urakure. Nuko abana n'igihagararo gusa mukuranye ubusa. Reka nkubwire. Nkuko twahuye itari shyashya nanjye ntabwo. Ngiye waramenye kuki wowe utambwije ukuri? Kuki utakumubajije wowe? Nimba uri inzengereze giye tabajije n'umuntu. Fungura nawe. Umva nkubwire mata. No kurwana twarwana nukomeze. Unyibaha nkubaha unyibahuka ntago bishoboka. Je no muri twese ntago nshobora kubyara umwana wanjye ndi kumwe n'uyu mugore. Ujye kubyarira iwanyu hazi aho yavuye. Icya kabiri. Nje nawe ni ugomba gusoka muri uru rugo. Nago nsohoka pe. Mujye mubonanira aho mwabonaniraga. Siko bimeze. Hani soni. Ruti ukanavuga. Kavugisha ide ntavuga se mfite umunwa se. Ngiye mfite rega ikintu kinandengera disi. Mfite umwana, mfite undi munda ufite iki? Ufite iki? Tekeza ko ikintu cyo kikurengera rero. Kirandengera cyane impamvu nicaye hano. Nta mufite umwana se ujyana muri nicaye. No. Je mwana wanjye agomba gukurana na se kabisa. Urambabaje ariko ntacyo. Derek. Nari nakubabaza se. Derek. Konjenje. Urambabaje. Ntago urabona sheri ni bikeya. Kuri wawe gusa kuzunguza amabona agiye. Umuntu ni mukuru ni yubaha ibintu bamubwiye ntari kukumva Gabanya amarira nawe mubwire. Mugerageze mwubaha. Kereka mugirisho nanyubaha ndamwubaha. Umwe natera ndaka. None ambwira ceceke se. Ushaka kuba bande mwese hano. Ndisi nambwira ceceke. Okay. Nanyubaha ndamwubaha natanyubaha ibana turabana ku miguru ko kabisa. Kana urabisi ko nkasoka amahoro. Okay fine. Ugiye Yes, Copper. Bimeze bite? Urahe. Sasa ndagira ngo ugende unzanira umukobwa ukekaho ubujura no muri office hari ibibazo nshaka kumubaza. Sawa, ihutishe vuba vuba. Sawa.
Yes, injira. Fande nari muze. Yes, mza. Ku buryo wakora nubuye koko. Giye kunumva ari ntabwo. Tumva ari ntabwo rwose. Ubuzima ndimo hano hanze bwaranyigishije bihagije. Mbabarira uko biri bugende kose. Ngifite uburyo ndi bubigenzemo ntanamenye ko ari ngewe. Ubwo urabigenza ute? Urabigenza ute gaju? Ko numva gihe ntashaka kongera kwisenyera. Humura ntabwo nje kugusenyera maho. Ubu urumva ngenje kugusenyera koko. Ikintu kinzanye n'ubwihisho kandi urabizi nawe ukuntu ndi guhirwa. Mbabarira uncumbikira irya none nzirwariza. Nyine maho ngiye ibyo ndi kukubwira urabizi ko ndi guhirwa. Ntago bizi? Ndabizi. Kuba ndi guhirwa rero nkeneye igihe. Icyo nkeneye ni time. Kuba nashaka umuntu wanyibye ari amafaranga. Nkiyafata mu ntoki. Maho ntakubeshye tuzahita dusaturamo kabiri. Na ubu wowe ntabwo ukeneye gukira. Wambabariye kuko kamfasha nkashaka ubukire ko. Wambabariye. Shagajo ntago byakunda. Maho nta mafaranga ushaka. Ntago byakunda pe amafaranga ntahuriye n'urugo rwanjye. Maho wambabariye kuko nta wundi muntu nareba nta nuwo nabwira. Ntago byakunda gasho ntago byakunda. Muri ku kwezi. Akazi sukabona gute ntago kagoranye. Akazi bitewe n'uko nari nyine akazi nari maze imyaka myinshi ngiye gushakisha akazi narakabuze. Biranyoroheye kubikora neza. Muri cyane bari bambwiye ko ngo irangamuntu yawe ngo ifite ibibazo bari bagiye kwikosoza. Baragiye gukosoza iki amazina y'imyaka? Imyaka. Ndabizi abakobwa ntabwo mujya mukunda ko babaza imyaka ariko ufite imyaka ingahe? 23 bose. Really? Siko numvaga ari na 17 ikaba ari trick yo kubona akazi ntarangamuntu. Urwo ni hehe? Mu bwacu ntara naje nawe gushaka akazi. Yena. Ntara y'Uburasirazuba. Akazi sukabona ute? Akazi nyine ngenda biza n'umuntu agenda ahura n'imbogamizi. Akazi. Imbogamizi ni ngizi yo kubivuga. Oya boss nazo n'umutezo ngo. Nyamise iyo utekereje ubona uribona hehe mu myaka nk'itanu cyangwa 10 iri imbere? Urumva akazi nubwo wenda akandi gukora ntabwo ariko nari nyine kuko narize ngira amahirwe make nyine mbona akazi katajyanye n'ibyo nize se cyangwa ariko nako nyine ndagashimira Imana kuko niko namaze igihe kinini nakabuze. Ariko mukanyarongera ngo nyine nakubyuka urabona n'imbogamizi urase n'izibyereje. N'amasaha y'akazi kubura bisi mu gitondo uje ku kazi. Icara. Bite muko? Cyiza. Meze neza. Ko munora kahise. Tuza nta kibazo. Harya ubuntu waratsembye pe wanze gutanga amakuru. Afande yuko nababwiye nyine bihagije kurani ko kuri kwanjye. Niko kuri kwa. Umva rero mubwire muko sinzi niba uri umukobwa cyangwa uri umudamu. Niba hari ikintu waba warabitse ku mutima wawe ukaba wumva ari cyo cyadufasha kuri iki kirego, nkugira inama batubwira hakiri kare amazi atararenga inkombe, kuko nimara gufata ibyemezo bikagara neza ko hari uruhare ufite mu kirego turi gukurikirana, hari amakuru wanze kuduha, bizakugiraho ingaruka zitari nziza. Nguhaye umwanya kugira ngo umbwire ikintu waba warabitse ku mutima wawe. Ntusashaka kumuriki. Urashaka umuriki. Nakubwiye ko ruwahari nakadeta arahari kandi ruwi akuzi nabi. Njyewe ndashaka none yavuga ati none mugiye kongera kungorera ibyo mwankoreraga ubushize. Nakubwiye ko afite umupango. Ngiye icyo nshaka na hantu mba ndi nkashaka umuntu wanyibye nkakomeza ndimo ndamushakisha. Ntabwo byakunda. Ngiye mfite umupango mako. Wallahi mfite umupango. Ubwo se urumva uzihisha gute koko?
ngiye wabindekeye ko mfite gahunda, mfite umupangu ku buryo atazanamenya yuko ndi gaju. Ngiye nzaza muri uriya rugo nitwa n'irindi zina, mbabarira ndakwinginga. Wowe mpa mahirwe mpagere nyirukana ngende, ariko menya ko atazamenya ko ari ngewe. Ubusubu mu bundi uriya ko ari ikijibwe umugabo wawe nawe yewe. Ubusubu umwaka ushize aracyayikibuka ko ndi gaju, barabyibuka. Ngiye menya ko ununyemerera ndibuze ndundi muntu. Mfite umupangu ntago yamenya rwose. Abasore bagutere tuje mu kazi cyangwa abasore baguteretera mu kazi? Aya nagari n'icyo kuvuga. None se Sophie, uranze? Nzi kuri boss. Uriya rero njye nitwa Dani. Kera ntaraza hano naciye mu buzima bwinshi butandukanye. Aka kazi ukora naragakoze, nakoze n'akandi nabaye mu namba, nabaye mu garagiste, ndajyaga binjira n'abantu. Tagira ngo ayo maboko yarizanye ntabwo ari ibiryo. Ariko buriya mu buzima ibyo wakora byose guhemuka si byiza. Reka nguhe urugero, hari igihe ushobora kubeshya umuntu ukumva ko nta kintu umutwaye, ntacyo byishe, ntacyo bitwaye, ukaba uhemukiye cyangwa wihemukiye, cyangwa ukaba wanyiba cyangwa ukagira iki, sibyo? Kuko impamvu mbikubajije, biratangaje ko mu masaha wari urimo urakora amasuku hano nkiva hano muri ofisi, kamera zose zo muri ofisi zahise zivaho. Kandi ntabwo umuriro ugize ushira, ntabwo bizabura ko umuriro washize. Ahangaha umuriro ntugipfa kubura, niyo ubuze kamera zacu zikonexe kuri UPS, umuriro wabura handi hose ko kamera zacu zo zifite umuriro. Ni ukuvuga ngo kugira ngo kamera zive ku murongo hari umuntu wazizimije. Uri kumesha iki Sophie? Bose ntacyo ndi kuvuga. Tekereza neza mbere yo kumusubiza. Bose hari ibintu mwabuze muri ofisi. Ntabwo ndi kubaza ikibazo, musubisha ikindi kibazo Sophia. Aho ubuzima burimo hanze hanga ndimo hanze aho urabuze. Nta kibazo. Ntiwumva. Ariko ufite ubwoba. Erega nta kintu we wanyima, kandi koko nukuri ndarahira imbere y'Imana. Ngifata ari amafaranga. Mahunginze ikibazo ntabwo ari amafaranga, ikibazo ntabwo ari amafaranga. Ikibazo ni uburyo urugo rwanjye rwahita rusenyuka. Ese urumva ngiye kubizi nabaye iwawe nigeze ngusenya? Nigeze nshaka no kuryamana n'umugabo wawe? Ntabwo ari ikibazo cyo kuryamana nawe, nuko atuzi nabi. Atuzi nabi siki ko ahangaha nimza iwawe. Sinzongera kujya mu buraya, sinemerewe gusohoka. Sinzongera no kwinyagambura, bizi ntabwo bigikunda. Ikindi kandi ruwise umugabo naryamana nawe ko nta mafaranga yamba. Rwose utuze ugira amahoro y'umutima. Uzaza ryari? Urahituza cyangwa uzaza ubutaha? Nyine ntabwo nahita nzaza ejo. Iri joro buracya mpitanze. Nta kibazo. Shamva mama. Ahubwo ejo subwo azaba harira. Zaze mu masaha ryari? Ejo uzaze mu gitondo. Ko byuka saa 2 aba yagiye mu kazi. Ndaza nka saa 4. Umva ngaho rero ku mupangu no. Sawa.
umva madamu gasuzuguro karabwira mu buzima narumiwe byuka senye ngo uri kwigorora mu biki harya ngo uri mama nde tukira mu buriri ubwo nta n'isoni soni ziki nuso ubu uri mu cyumba cyande so ungize inzanga ntabwo nzi icyumba ndyamyemo ntushaka kuba wacanganyikiwe ngo mama nde njye ntabwo niyumvisha ukuntu ahantu nka mudafite ikosora ibyo bishoboka bite no baby ni gute wasohokanye ahantu nk'ahangaha batagira ikosora baby no nta kosora mufite koko ikosora imbaraga z'abagabo wow darling namenye ibanga my boo yes darling ikosora ntirikabure mu rugo rwanjye of course umugore wanyweye ikosora ahorana akanyamuneza ushaka kurangura ikosora hamagara nimero ziri kuri screen yawe